naranzwe, naratawe, sinakunzwe mu muryango wanyu. Urabona ngo ngiye nararushye ngo kuva nkiri umwana. So what? Niko ko wararushye kuva nkiri umwana, ariko si wowe wenyine warushye. Naratawe, n'ababyeyi, n'abaye imfubyi, natawe n'umugabo. Ugasanga imiruho myinshi ya kera ikubije no kureba imbere no gusingira ibyo Kristo yagufata. Ntibishoboka ko umuntu yasiganwa, yagira ubuzima butumbera Yesu akireba n'inyuma. Iyo umuntu akireba inyuma ahora yibabarira, ahora ategereza ko abantu bamubabarira. Ubwo umuntu yabasiganwa agategereza ko n'abantu bamubwira ngo mama, ntago byakunda. Nuvuga ngo iyo umuntu asiganwa, iby'amatwi n'ibyo bamubwira abishyira ku ruhande, agatumbira Yesu wenyine. Abarushanwa bashaka ayo makamba yangirika ngo bo birinda muri byose. Tekereza ko babiteraho umwete, bakabitangaho ubutunzi, bakabyitondera na discipline y'igitangaza, baharanira ikamba wenda bazamarana umwaka umwe. Imana itugire ubuntu. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo bamenya kwifata mu buryo bwose. Ngo abantu bose barushanwa ngo bamenya kwifata mu buryo bwose, ngo kandi babikorera kwegukana ikamba rishira, kandi bakamenya kwifata mu buryo bwose, kandi bashaka ikamba rishira. Hanyuma we nanjye duharanira ikamba ridashira. Reka intumbero ibe Kristo. Kura amaso ku bitagira umumaro, kura amaso ku by'umumaro muke. Uzi ko hari ibintu bafite umumaro muri December byagira nko mu kwa gatatu bikaba bitagifite n'umumaro namba, ukabutana bisubiramo, ukabutabona naho bijugunye. Ntabari ngiye Uwiteka Mana Nyiringabo, witizi ibyo mvuga mpawe nawe, ngowe mu ijambo ryawe bivugane n'imitima yacu, tukubone nyaguhora ku ngoma, tukumva uvugana n'imitima yacu nyaguhora ku ngoma. Byose bibereho kuguhesha icyubahiro, kandi bibereho gutera ubuzima bwacu kurushaho gusa nawe. Muri iyi si irimo ibirangaza byinshi, irimo ibicogoza byinshi, reka ubuzima bwacu bushingwe muri wowe, bwubakwe muri wowe, rutare rutanyeganyega, rutare rw'ibihe, twubakwe muri wowe, dukomerere muri wowe. Byifuzwa n'imitima yacu bikomeze kuba kuri wowe. Ukura amaso yacu ku bitagira umumaro, ukura amaso yacu ku birangaza n'ibishukana n'ibibeshyana, amaso yacu agutumbire. Umutima wacu urushaho gukumbura wowe, ubuzima bwacu burushaho kunyoterwa wowe musa, wowe musa. Reka akanwa kanjye Mwami ukuzuza ibyawe, umutima wanjye wuzuza ibyawe, kugira ngo bimanuke bifite umumaro, bimanuke bifite gukiza muri byo. Ijambo ryawe rimanuke gukora icyo waritumye gukora. Turi hano utwigishe, twicaye ku birenge byawe. Duhindurwe nawe, twubakwe nawe, turushaho gusa nawe, maze ubuzima bwacu bubereho kuguhesha icyubahiro. Ndagushimira iyo grace, ndagushimira ayo mahirwe yo kukuvuga. Uri mwiza, wuzuye imbabazi zidakama, wuzuye ubuntu budashira, ntuhinyuka, ntuhinduka, ntusaza, ntupfa. Kukuvuga ni byiza, kukuvuga ni umugisha. Ukwiriye ibisingizo byacu, ukwiriye indirimbo zacu, ukwiriye gupfukamirwa natwe twese abo waremye nyaguhora ku ngoma. Umutima wanjye rero utumbiriye wowe, amaso yanjye atumbiriye wowe, maze guhindukire igikoresho cy'umumaro. Ibyo ntakwiriye kuvuga ubinkuremo, ibyo nkwiriye kuvuga ubinyibutse nyaguhora ku ngoma. Akanwa kanjye kuzurwe n'ibyawe, bimanuke bimeze nk'uko wabigennye ko ijambo ryawe rimera, nk'uko imvura imanuka igatusa ubutaka bukagira umwero. Reka Mwami ubuzima bwari bwomagaye buhembuke, ngo kandi nk'uko ijambo ryawe ari inyundo imenagura ibitare, reka rimanuke nk'inyundo imenagura kutizera, imenagura uburiganya bwa Satani n'ibindi byose byiyubatse ku buzima bwacu. Ngo kandi rimeze nk'inkota ityariye mugi yombi, ngo rimeze nk'umuriro ukongora, rimanuke rimeze nk'inkota icumita mu mitima yacu, ikadutera kwifuza gusa nawe, kwifuza guhuzwa n'imigambi yawe. Rimanuke nk'umuriro ukongora, ritumareho ibihendo byose by'umwanzi n'ibinyoma byose byubatse mu buzima bwacu bitari byo. Utwigishe, uduhe ukuri kwawe, kuri kwawe kutwuzure nyaguhora ku ngoma, maze unyigishanye n'ubwoko bwawe. Tumenyaho gakeya, ngwino ukagurire muri twebwe. Mwuka wera, mwigisha mwiza, utwigishe, tuguteza amatwi, imitima yacu iragukingukiye, amaso yacu arareba wowe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, muraho. Umwami Yesu aguha umugisha kuba ufunguye kugira ngo tubane muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe wowe iteye inyota, inyota ikomoka ku Mwuka wera. Nukuri Imana nibishimirwe ko iduhaye inyota yo kuba mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Uretse ko binagukwiriye kuba mu ijambo ry'Imana, hari igihe umutima utakaza inyota yawo, ariko abamenye icyo bashaka, bamenye aho bagana. N'igihe umutima utari mu bihe byo gusenga, utari mu bihe byo kwiga ijambo ry'Imana, nabwo turaryumva.
igihe umutima udakururiwe gusenga nabwo turasenga. Abo nabamenye icyo dushaka. Haba ibindi bihe rero biba biryoshye birimo inyota, ukumva ahubwo batinze kukubwira, batinze kuzana ijambo ry'Imana. Rero Imana ibiguhera umugisha wowe dufatanyije gusenga muri ubu buryo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turashingira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3, turaza gusomaho ahantu ho hariho kuva ku murongo wa 10 turaza kugeza ku murongo wa 20, turamanuka buke buke. Nebihaye umutwe uvuga ngo icyo ngamije ntigihinduka. Turimo turagana impera z'umwaka, aho abantu bakura amaso ku cy'ingenzi, abantu bakarangazwa na byinshi ibyo batagezeho n'ibindi bitandukanye. Hari igihe aho dukora baba bafite ibyo badusaba tugomba kurangiza mbere y'uko umwaka urangira, bigatera abantu icyenda kumera nka stress cyangwa umuruho. Niko kwa kabiri repoti biki ibyo ugomba guhuza, imibare n'ibindi byose ugomba guhuza. Ibyo ni ngombwa ngo ubikore ubirangirize ku gihe, Imana iraguha ubuntu niba ari byinshi. Ariko hakaba n'ibindi twirangariza mu twebwe ubwacu twirangarizamo cyangwa twiyongerera igitutu. Ukaba waribwiye warihaye intego kuvuga ati 2024 igomba kurangira ngeze kuri ibi n'ibi, hanyuma bimwe ntibigukundira bikagushyiraho igitutu. Nagira ngo nkubwire ngo utekanire mu mwami. Intego ni imwe, ni ukureba kuri Yesu. 2024 izaza kubw'ubuntu bw'Imana, 2025 izaza n'ahandi kugeza aho Imana yatugeneye. Rero we kwishyiraho igitutu hejuru y'ikindi gitutu cyari gihari. Icyo tugamije ntigihinduka. Icyo tugamije mu kwezi kwa mbere, icyo tugamije muri December, icyo tugamije dushaje, icyo tugamije turi batoya abari muri Kristo Yesu ntabwo gihinduka. No gutumbira Yesu wenyine. Aho ngaho nukura y'amaso uzabunyazwe. Reka ibindi birabagirana binyanyagira no hino bye kukurangaza. Ibyo ugomba gukora nk'inshingano mu mubiri ubikore, ariko we kwibwa, kuko ihinduka kenshi iminsi yo kurangara. Abari barifashe barihanganya amezi yose bagera mu kwa 12 sinzi niba navuga ngo bakirekura, bagasa nkaho ngira ngo ubuzima araho burangirira. Najya ngwibitse ko ejo muri hari mu kwa mbere, hari mu kwa kabiri, kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri bitewe naho Imana yakugene. Icyo ngamije rero ntigihinduka, niko tugiye kuvuga. Icyo ngamije ntigihinduka. Twebwe abari muri Kristo Yesu icyo tugamije ntago gihinduka. Ntigihindurwa n'ibihe, ntigihindurwa n'abantu, ntigihinduka n'ibyo turimo gucamo byaciyemo se cyangwa bitaciyemo. Imana itugire neza. Turabibona mu magambo rero Paulo yakoresheje muri uru rwandiko yandikiye Abafilipi. Ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana ibivuga mu Kinyarwanda cyoroheje. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi igice cya 3, turahera ku murongo wa 10. Ndumva ndyohewe n'aya magambo. Ku murongo wa 10 aravuga ngo icyo ngamije no kumenya Kristo. Haleluya. Hari igihe umuntu yabivuga kumva ari ibintu bishaje, ariko ibintu ntibisaza. Ibi bintu ntibisaza. Intumwa zatubanjije zarabisize, hanyuma bakurikiyeho barabisanga barabikomeza. Natwe abitorero abari muri Kristo Yesu neza, nukuri nicyo ngicyo tugamije, nta n'ikindi. Icyo ngamije no kumenya Kristo. Icyo ngamije mu bintu byose ndimo, mu bintu byose mugiyemo, icyo ngamije no kumenya Kristo. Hanyuma ibyo menye nkabisharinga, nkabisangira n'abandi. Nuko bimeze. Icyo ngamije no kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe, no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Uyu murongo ukomeye mu kuntu, ariko hamwe haratubwira ko ngo icyo ngamije no kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe, no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Hamwe twakwisobanurira yuko twapfanye nawe hanyuma tuzukana nawe, uko nukomera nkawe mu rupfu rwe. Ariko hanga none yaravuze ngo no kubabazwa nkamera nkawe. Muri make n'imibabaro irimo. No kuvuga ngo muri Kristo Yesu cyangwa bari muri Kristo Yesu habamo nakanya k'imibabaro. Ariko icyagamije uyu mugaragu w'Imana cyangwa umwuka wera icyo dusaba ngo icyo ngamije no kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe. Muribuka ko urupfu rutabashije kumufata. Izo ni imbaraga zitagira akagero, yewe akora no muri twebwe abamwizera. Ngo no gusangira nawe ntagarukira, no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Niko ko napfanye na Kristo, ariko n'ubuzima mpawe rwose sintinye iyo mibabaro igera kububaha Imana, kugeza ubwo nzazuka nkarushaho gusa nawe. Imana ishimwe cyane. Muri make nubwo ngamije kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe, kuko urupfu ntirwamutangiriye, ariko harimo no gusangira nawe kubabazwa. Harimo imibabaro iri mu bubaha Kristo ngo ijambo ry'Imana ritubwire. Tubona gato yatunyarukiye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 19 muri Bibiliya yera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:19 haravuga ngo nuko rero ababazwa nkuko Imana ibishaka. Umuntu yagira ngo harimo nko kwanduranya cyangwa kwiyenza. Se burya abantu babazwa nkuko Imana ibishaka. Ngo nuko rero ababazwa nkuko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza, ntibabireke ntibacogore, bagumye bakore neza. Bibiliya ijambo ry'Imana yabivuze mu Kinyarwanda cyoroshye iravuga ngo ababazwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka. Burya umuntu arimo gukora iby'Imana ishaka ashobora guhura n'imibabaro. Yes, imibaraza niwe no gukora iby'Imana ishaka. Muri make imibabaro atari buhure nayo iyo abatarimo gukora iby'Imana ishaka.
biratangaje ariko niko kuri. Inyigisho ntago tuzituryohera ntitunazivugaho kenshi, ariko nibyo byanditse mu ijambo ry'Imana ngo ababazwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka nibiyegurira umuremyi wabo w'indahemuka bagumye bakore ibyiza. Nigeze kubona rimwe umuvuga butumwa yabyise ngo ni doctrine y'imibabaro, ngo ni doctrine ya suffering, sinzi ukuntu yari yabivuze. Mbese bimeze nkaho bitabaho, ariko dore bibaho. Iyo twibwiye ko bitabaho no kwiyorohereza, kandi n'ubu ntitubura guhura nabyo. Ibyiza no kumenya ko bibiriho, hanyuma ngasaba ubuntu bw'Imana kubitambuka. Ngo ababazwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka. Biba bimeze gute? Nuvuga ngo hari umwanzi uguhagurukiye kugira ngo udakomeza gukora iby'Imana ishaka, none akurwanye utakaze gukora iby'Imana ishaka. Yego wenda imibabaro yorohe y'umubiri cyangwa y'ibindi y'amarangamutima yorohe, hanyuma nawe usingire wenda ibyakunezeza. Biravye ngo ababazwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka nibiyegurire umuremyi wabo w'indahemuka bagumye bakora ibyiza ntibacogore. Mwibuke icyo turiho, icyo ngamije nukumenya Kristo. Icyo ngamije nukumenya Kristo mu bihe byose, mu myaka yose, mu bihe byose byiza cyangwa bigoye. Icyo ngamije nukumenya Kristo ngo n'ububasha bwo kuzuka kwe. Ntushobora kubugamije icyo ngicyo ngo ugire ibindi bintu bikurangaza. Nukuvuga ngo focus ihora aho ngaho, intego intumbero ihora aho ngaho. Ndabikwifuriza bibe intego y'umutima wawe, bikifuzwa n'umutima wawe, bibe icyo ubwenge bwawe bushishikariye. Ese aho uteranira, ese usenga, ese ibihe byawe ubushishikajwe no kumenya Kristo, cyangwa hari ibindi byaje kukwitambikana ntiwabimenya. Imana itugirire neza. Dukomeje ku murongo wa 11 muri iki gice cya 3 cy'Abafilipi, ngo bityo nkaba niringiye kuzazurwa mu bapfu. Inukuri tuzazurwa, twebwe bafite ubugingo buhoraho tuzazuka, kandi ntabwo tuzazukira gukorwa n'isoni, tuzazukira kuruhuka, kwimana n'umwami wacu byiteka. Kuri 12 arakomeje, mwibuka ko icyagamije ari kumenya Kristo. Hanyuma 12 arakomeje ngo si ukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo bya bindi yavuze, ngamije kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe no mu rupfu rwe. Aravuga kuri 12 ngo si ukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo, cyangwa ngo mbe namaze kuba indakemwa cyangwa gutunganywa rwose, niko Bibiliya yera ivuga ngo mbe maze gutunganywa rwose. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo mbe namaze kuba indakemwa, ahubwo ndacyahatana kugira ngo mbishyikire nkuko nanjye Kristo Yezu yanshyikiri. Ndi mu rugendo, ndamarana, ndahatana kugira ngo mbishyikire. Umunsi ku munsi ngende mbishurirwa Kristo n'imbaraga ze zamukuye mu bapfuye, no kurushaho gusa nawe no gusangira nawe imibabaro kugeza ku muzuko. Si ukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo, cyangwa ngo mbe namaze kuba indakemwa, ahubwo ndacyahatana kugira ngo mbishyikire nkuko nanjye Kristo yanshyikire. Ndagira ngo ntuzagwe mu mutego wo kumera nk'uwageze iyugi. Nabonye hari abakozi b'Imana uhura nabo cyangwa abakristo ukabona bameze nk'abageze iyo muri make we yageze ku rugero rwo gusa na Yesu, kandi iyo umuntu yibwira ko yageze ku rwo rugero ahubwo bari ikigero cyo kuyoba, ko ari kuyoba gukabije. Ariko ukabona umuntu ameze nk'uwageze iyajya, abarimo atakaza urugendo, abarimo ayoba inzira, ubundi abasogongeye intumbero n'ingwe bahora bifuza kurushaho gusa nawe. Imana ikurinde uwo mutego wo kwibwira ko wageze iyujya, mbese usigaye usabira abandi bagowe, wowe wageze iyujya. Imana iturinde iyo mitego. Kuri 13 ngo bavandimwe sintekereza ko namaze kubishyikira, oya, ahubwo icyo nkora ni kimwe, nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Nibagirwa ibyatambutse, nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Murumva ama verb barimo gukoreshwa, inshinga zirimo gukoreshwa zose nizo guhatana, nizo kwihatira, nizo kwihuta, nizo gusiganwa. Muri make nta mwanya wo gutakaza uhari, kandi niko bimera. Abantu bose bagamije kumenya Kristo, abantu bose ingamba z'imitima yabo ari ukurushaho kumenya Kristo no kurushaho gusa nawe. Iteka bakorera muri izo nshinga zo kwihuta, nta mwanya wo gutakaza, nta gihe cyo gupfa ubusa, nta kureba inyuma, nta kureba ku ruhande kubidushima n'ibitugaya, ahubwo intumbero ni imwe, ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Nibagirwa ibyahise, bavandimwe sintekereza ko namaze kubishyikira, oya, ahubwo icyo nkora ni kimwe, nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Nkuko tubizi, kuko arimo gukoresha no mu nshinga zivuga nk'izo mu batrete cyangwa se abasiganwa cyangwa se abari mu mikino yose yo kurushanwa. Nta muntu wasiganwa areba inyuma ngo azagere ku gihembo cyangwa se azakira ikamba, biranagoye ubwabyo. Ndetse utangiye kureba inyuma, imbaraga wakoreshaga ziragabanuka. Ni ibiki rero bidufata inyuma? Ni ibintu bitandukanye byadusubiza inyuma bikadukerereza. Nitegereje gatoya ubuzima bw'abavandimwe muri Kristo Yesu, ibintu kenshi bikerereza abantu ni ukwibuka ibyatambutse.
naranzwe naratawe sinakunzwe mu muryango wanyu urabona ngo ngene nararushye ngo kuva nkiri umwana so what niko ko wararushye kuva ukiri umwana ariko si wowe wenyine warushye naratawe n'ababyeyi n'abaye imfubyi natawe n'umugabo ugasanga imiruho myinshi ya kera ikubije no kureba imbere no gusingira ibyo Kristo yagufati ntibishoboka ko umuntu yasiganwa yagira ubuzima butumbera Yesu akireba n'inyuma iyo umuntu akireba inyuma ahora yibabarira ahora ategeza ko abantu bamubabarira ubwo umuntu yabasiganwa agategeza ko n'abantu bamubwira ngo mama ntago byakunda nuvuga ngo iyo umuntu asiganwa iby'amatwi n'ibyo bamubwira abishyira ku ruhande agatumbira Yesu wenyine. Imana itugirira ubuntu. Ni igiki cyahise kirimo kigukerereza gituma intumbero yawe itagoma kuri Kristo ngo ukiyambure uyu mwanya ngo bavandimwe sintekereza ko namaze kubishyikira oya ahubwo icyo nkora ni kimwe nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Inyuma hari iki kigukerereza? No mubabaro no gutereranwa n'umuruho wo kuva mu bwana. Yewe harimo n'abananirwa kwinjira mu mbabazi z'Imana. Amateka yayafata akajya yumva ari umuntu Imana itababarira, akajya yumva ari umuntu Imana itakoresha, akajya yumva bitashoboka avuga ati ngewe ntago byashoboka. Imana ikiranukira kutubabarira. Ni igiki kiri inyuma kirimo kigukereza gituma udatumbira Yesu. Yewe hari nabibuka batinyuka kugereranya ibitagereranywa, kwibuka inyungu baboneraga mu byaha. Najya ngo reka ibyo ngibyo kugereranya ibitagereranywa. Ubwoko bwa Isiraheli bukurwa muri Egiputa hagati iyo bitotombaga baravuga ngo turibuka ibyo kurya twari dufite muri Egiputa, turibuka ibyiza twari bakibagirwa akaga kari barimo. Noneho ibyacu birasumba ibyabo. Iyo umuntu akibuka inyungu zo mu byaha ntagabaza icyo yarazwe cyari cyo. Nashoboraga kuzikuramo amafaranga, nkazikuramo izina ryemewe, nkazikuramo kumenyekana, ariko nari uwo kurimbuka. Muri make ubugeranyije icyo wahawe cyitwa ubugingo buhoraho ni inyungu z'aka kanya, zaba inyungu z'amazu, zaba inyungu z'ibifatika, zaba inyungu zo gushimwa n'abantu, ariko ubugeranyije ibitagereranywa. Bimwe rero mu bintu bibuza abantu gutumbira Yesu no kwirukanka muri iri rushanwa no gusubiza amaso inyuma. Tekereza kugereranya inyungu z'ibyo yingukiragamo. Iyo umuntu atarabimenya arabivuga ngo kera ntarakizwa disi ngo ndanifite ibinibi ngo none se Mana ngo nibi wampembye. Ufite ubugingo baro nukirimbutse ukagereranya ibitagereranywa no kutamenya. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 14 ngo ndaharanira kugeraho dutanguranwa. Mukomeze mwumve izi nshinga bakoresha. Inshinga mu Kinyarwanda ko babyita cyangwa verb. Ndaharanira nta kintu kirimo kubikora mu buryo buri superficiel, nta kintu kirimo gucisha hejuru. Ibintu byose birimo umwete, birimo imbaraga. Kubera iki? Intego nishobora gukomeza kuba kugamiza ngamije kumenya Yesu ngo biba ari cyo ugamije hanyuma nurangiza ubigendemo buhoro. Ntibikunda. Abantu bose bagamije kumenya Yesu bafite ukwihuta, bafite speed mu gushaka Imana, bafite ibyo basiga, bafite ubuzima bumeze kimwe. Abagamije kurushaho kumenya Yesu barihuta, ntibanebwe, barashaka Imana, barabikorana umwete, batwaje imibiri yabo igitugu. Igihe nacyo bagitwaje igitugu. Reka dufite igihe kingana amasaha twese ni 28, ibiturushya birangana. Iyo uruhijwe n'ibi ngibi ngemba nduhijwe n'iby'umuhondo, wowe iby'umukara ibyo byaje wanyejo akazi bya orange, namabara gusa atandukanye ariko ubundi bimeze kimwe. Ariko mwumve izi nshinga barimo bakoresha, barahatana, barasiganwa, nta mwanya wo gutakara. Ku murongo wa 14 uyu mugaragu w'Imana aratubwiye ngo ndaharanira kugeraho dutangurana. Dufite ahantu turimo tugana. Hori mu biki? Uhugiye mu biki? Ngo ndaharanira kugeraho dutanguranwa, ngo negukana igihembo Imana ifitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari nabyo yampamagariye. Ndaharanira kugeraho dutanguranwa. Ufite ahantu wagenewe mu mwami, afite ibintu yaciye imbere yawe ugomba kugeraho. Imana idukure mu bitotsi, Imana idukure mu birangaza, Imana idukure mu bintu bidafite umumaro by'igihe gitoya, nawe igushyire muri abanga barimo bahatana. Ndaharanira kugeraho dutanguranwa, ngo negukana igihembo Imana ifitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari nabyo yampamagariye. Yaduhamagariye kurangiza neza. Haraho yaduhamagariye kugera, ntiyaduhamagariye kugwa hagati mu rugendo, ntiyaduhamagariye kubivanga-vanga. Haraho aduhamagarira. Icyampa nawe ukaba uri muri iyi course, icyampa nawe ukaba urimo gusiganwa, icyampa nawe intego yawe ikaba idahindurwa n'ibihe, idahindurwa n'imyaka, idahindurwa na za Disemba, idahindurwa na za Noheli atari nawo munsi Yesu yavukiyeho, idahindurwa nuko umwaka urangiye no kujagarara kubuna, idahindurwa n'ibyo bintu byose. Bibemo niba ufite umuryango ariko bibemo intego ari imwe. Imana itugirire ubuntu. Ndaharanira kugeraho dutanguranwa kugira ngo negukane igihembo Imana ifitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu ari nabyo yampamagariye. Yakoresheje urundi rugero tubona mu Bikorinto ba mbere 9:25 rwenda kuvuga nkuru nguru, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 9:25 ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose.
umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ikamba nzambikwa n'ikamba ritangirika. Andi makamba yose yo mwisi yagira umwaka umwe, nyuma y'umwaka hakaza abandi. Niba ari abarushanwa ubwiza, niba ari abarushanwa mu mikino no mu mipira, bagerwaho umwaka utaha bagashaka abandi gutyo. Ariko twebwe ikamba turimo duharanira n'ikamba ritangirika. Noneho baduhaye ikigeranyo rero ngo abarushanwa bashaka ayo makamba yangirika ngo bo birinda muri byose. Tekereza ko babiteraho umwete, bakabitangaho ubutunzi, bakabyitondera na discipline y'igitangaza, baharanira ikamba wenda bazamarana umwaka umwe. Imana itugirira ubuntu. Bibiliya ijambo ry'Imana yaravuze ngo bamenya kwifata mu buryo bwose. Ngo abantu bose barushanwa ngo bamenya kwifata mu buryo bwose, ngo kandi babikorera kwegukana ikamba rishira, kandi bakamenya kwifata mu buryo bwose, kandi bashaka ikamba rishira. Hanyuma we nanjye duharanira ikamba ridashira. Reka intumbero ibe Kristo. Kura amaso ku bitagira umumaro, kura amaso ku by'umumaro muke. Uzi ko hari ibintu bafite umumaro muri December byagira nko mu kwa gatatu bikaba bitagifite n'umumaro namba, ukaba utanabisubiramo, ukaba utabona naho bijugunye. Nk'ubara umuntu urajwe inshinga n'umwambara azambara kuri Noheli. Hari umuntu ubabajwe nuko kubunana atazatembera, atazajyana n'umuryango wahashaka. Hari ibintu bifite umumaro w'umunsi umwe, umunsi washira ntunabyibuke. Noneho natwe abacungujwe amaraso y'umwana w'intama tugahugira mu bidafite umumaro. Nukuri ryoherwa n'umuryango wawe uko Imana iguhaye uburyo, ariko ntutakaze intumbero. Buriya ntibishoboka ko amaso yacu areba ahantu habiri icyarimwe. Niyo urangaye gato, burya ubukuye amaso ku ntumbero. Ntibishoboka ko umuntu arebera ahantu henshi icyarimwe. Ntibishoboka ko umuntu yareba imbere n'inyuma. Burya amaso bayakuye ahangombwa yerekeje ahandi. Imana itugirire ubuntu. Ndaharanira kugeraho dutanguranwa, ngo kandi aba barushanwa bashaka amakamba ashira ngo bashobora bahabwa ubwo bushobozi bwo kwifata mu buryo bwose. Imana itugirire neza. Usiganwa kandi ntashobora kureba ku ruhande ngo azaba gikomeje gutumbira aho ajya. Mwibuke nko muri za stade cyangwa ya mirongo birukankiramo basiganwa, hari abandi bicaye babogeza. Uriya muntu urimo gusiganwa ntashobora gukebuka ngo arebe ku ruhande, kandi ku ruhande mwibuke ko hari abamufana bamwogeza bamwe ati komerezaho, ni byiza, yego komeza, ni amahoro urabatanga. Hakaba n'abandi barimo bamujombera, bamuvuma, bafite abandi bantu barimo bongeza. Ariko umuntu usiganwa aramutse yitaye kuba mushima, aramutse yitaye kuba muvuma, biragoye ko yazarangiza urugendo agahabwa ikamba yashakaga. Utumbereye hehe? Ntago bishoboka ko umuntu asiganwa yareba ku ruhande. Ku ruhande hariyo byombi, hari ibyiza bidushimagiza, hariyo n'ibibi bitugora, bitubangamira, bigamije kuko wakira hagati urugendo, bigamije ko wagabanya ya speed wagenderagaho. Wihanga amaso ku ruhande. Imana itugirire ubuntu. Dukomeje ku murongo wa 15, ngo twese rero abindakemwa muri Bibiliya yera havuga batunganijwe, muri ijambo ry'Imana nyine yabise indakemwa. Ngo twese rero abindakemwa ntitubifate dutyo, kandi niba hari ibyo bamwe muri mwe bafashe ukundi, Imana izabibahishura. Twese rero abindakemwa nitubifate dutyo, tugumishe intumbero kuri Yesu. Twese rero abindakemwa nitubifate dutyo, kandi niba hari ibyo bamwe muri mwe bafashe ukundi, Imana izabibahishurira. Muri make intumbero nigume kuri Yesu, ntugira handure. Nihagira ibindi Imana ishaka kukumenyesha, iziyaranje bikumenyeshe, niba intumbero yawe yagumye kuri Yesu. 16, ngo uko biri kose dukomereza aho tugeze, twe gucogora mu rugendo rwo gakiza. Iyo tugendana n'abantu turi kivunge, wenda twakirijwe mu myaka yegeranye, twahaye inyigisho zenda gusa, ariko iyo dusubije amaso inyuma dusanga hari abantu batakomeje uno murongo. Ngo uko biri kose dukomereza aho tugeze, twe gucogora. Ujya kubona ukabona umuntu wari ufite umuvuduko wo gushaka gusa n'Imana no gukorera Imana, gukora iby'Imana isaba, wajya ukabona ameze nk'uwasibiye cyangwa se yasubiye inyuma gatoya. Mwaragendanaga mukunze Imana, ariko wajya kubona wanaganira nawe kumva ibyo mwahoze muvuga, ibyo mwahoze mugize ibya mbere, ishyaka ry'ubwami mwari mufite, ukumva ntibikirimo. Uno murongo watubujije gusubira inyuma. Nguko biri kose dukomereza aho tugeze, twe gucogora. Aho uhagaze uyu munsi mu mubano wawe n'Imana, nukuri ntiwagenewe kujya munsi yaho, ahubwo wagenewe guhora wigira imbere. Ushaka kumbwira uterega umuntu abatarahura n'ibyo ahura nabyo, wahura nabyo inshuro 100, dore icyo hamagarirwa. Uko biri kose dukomereza aho tugeze, twe gucogora. Iyo mibabaro niba ari imibabaro yagombye kurushaho gutera kwizera kwawe kurabagirana, kukarushaho gusa n'izahabu. Ibigucogoza cyangwa ibyiza, rega n'igi byiza birangaza, niba ibyiza bije byagombye kuba aho uhagarara urushaho kwamamaza umwami no kumukorera n'ibirimo byiza yose aguhereje. Harana ijambo ry'Imana ryasabye abakire, abafite ubutunzi kurushaho gukora imirimo myiza, muri make kuko afite ubushobozi bwo gukora ibyiza narushaho kubikora. Uko biri kose dukomereza aho tugeze, twe gucogora. Ni imibabaro
yirageza umwami, kwizera kwawe kurushaho kurabagira. N'ibyiza uhawe, ni amahirwe yo guhagarara ahantu runaka, ibyo byose bikoreshe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umurongo wa 17, bavandimwe mwese mugenze nkatwe. No mirongo hepfo irababaje mukuntu. Bavandimwe mwese mugenze nkatwe, kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye mu bari bo muhanga amaso. Umva uko Pawulo arimo abwira iri torero ry'i Filipi. Ntafite ubwoba bwo kubabwira kumureberaho. Muribuka ko yavugaga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Yarakomeje urugendo rwo kugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo bamureberaho nabo bagere ikirenge mu cye, bamwigane. Hano haravuze ngo bavandimwe mwese mugenze nkatwe, mukomeze mutwigane, kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye mu bari bo muhanga amaso. Abadakurikiza icyitegererezo babahaye bameze gute? Nibo tubona hano hepfo. Ngo nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira. Muri make nongeye kubibabwira ndira, mfite agahinda. Ngo nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira. Abenshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ngo iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ari inda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Muri make bari baratangiranye natwe urugendo, ariko bageze hagati baradeviye. Ngo naho twe iwacu ni mu ijuru, aho Mukiza dutegerereje azava ari we Nyagasani Yezu Kristo. Reka dusubiremo kuva ku murongo wa 17. Umbabarire ubyumve, ibi bintu birakureba nanjye birandeba. Bavandimwe mwese mugenze nkatwe, mutwigane. Muri Pawulo urimo kuvuga, ariko nanjye navuga ngo mutwigane. Niba turimo tugera ikirenge mu cya Kristo, mukigere mu cyacu. Niba tutakigera mu cya Kristo, muhunge, kuko aho ngaho hari urupfu. Umva uko havuze ngo bavandimwe mwese mugenze nkatwe, ngo kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye mu bari bo muhanga amaso. Abakurikiza icyitegererezo twabahaye, abarimo bagera ikirenge mu cya Kristo, abatarahindutse abanzi b'umusaraba, ab'Imana yakomeje kuba Imana, inda zabo ntaba ari bo ziba Imana. Ngo abo ngabo ari bo mukomeza guhanga amaso. Ngo mugende nkatwe, mugenze nkatwe, kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye mu bari bo muhanga amaso. Ngo nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira. Arimo ararizwa n'iki? Arimo ararizwa nuko icyitegererezo babahaye barimo kugita, bagakurikira abahindutse abanzi b'umusaraba, abo inda zababereye Imana. Muri make ibyo bashaka ni ibihaza umubiri gusa. Imana itugirira ubuntu. Ngo nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira. Abenshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo, iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ari inda. Ngo ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Birababaje kuko kubona umwana w'Imana yumva ijambo ry'Imana ntabashe gutandukanya icyamuteye urukundo rw'iby'isi n'icyamuteye kurushaho gusa na Yesu. Kuba umwana w'Imana atabasha kubitandukanya, umutima wawe warapfutswe cyane kugeza igihe utabasha kurobanura umwanzi w'umusaraba n'umukunzi w'umusaraba. Umukunzi w'umusaraba nindi? Nuhora yifuza gusa na Yesu. Nuhora ku musaraba ntibunguka, ahubwo barapfa. Mbuze uko mbivuga. Ku musaraba ntibunguka, ahubwo barapfa, babamba kamere izi zabo. Bya bindi Pawulo yavuze, iby'isi bibabera nk'ibibambwe, nabo bakamera nk'ababambwe kuri byo. Abo nibo bakunzi b'umusaraba. Ku musaraba ntihaba ubuzima, haba urupfu. Niyo mpamvu Yesu yadupfiriye. Icyo dusabwa rero ntago ari kuvuga gusa byandi turirimba ngo Yesu yarabambwe turabambura, ahubwo no kugira ngo ku musaraba nanjye kamere zanjye zibambweyo. Iyo rero inyigisho zihora zinkundisha iby'isi, mba nahindutse buke buke umwanzi w'umusaraba ntabizi. Ngo nibibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira. Abenshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo, ngo iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ari inda. Ariko uzi kwibeshya ko umuntu uri mu rugendo kandi wararuvuyemo? Imana itugirira ubuntu. Iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ari inda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Inyigisho, amasengesho, ibibahuza, ibibakurura umutima ku by'isi. Reka nongere mbabwiye ko kamere yacu ikunda iby'isi, tudakenewe kubyibutswa, tudakeneye kubishishikarizwa. Ahubwo amasengesho yanjye iteka bakwiye kuba ayo kwitandukanya nabyo, ayo kubwira umwami Imana ngo mwami ntandukanya n'urukundo rw'iby'isi, ntandukanya n'urukundo nkuna amafaranga, ntandukanya n'urukundo nirata ibyanjye, ntandukanya n'irari ry'amaso, ntandukanya. Imana itugirira ubuntu. Ngo iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabo ari inda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Ngo naho twe iwacu ni mu ijuru, aho Umukiza dutegereje azava ari we Nyagasani Yezu Kristo.
isi by'isi Imana ntiyabiduha, yabiduha, ni ibikoresho. Ariko umuntu yahojeje y'umutima agwa mu gatego buke 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 atabizi. Iyo ubuhanuzi bwahindutse budacyaha, budakosora, budakebura, budatera abantu kugaruka gusa n'Imana, butibutsa abantu kwihana kandi buzuye mu ibyaha, ahubwo bakababwira ko babonye amaviza. Viza umuntu abeshya akayibona. Imiryango ngo irakingutse ngo tujye kuvuga ubutumwa muri Amerika no muri Aziya. Ese imidugudu yo mu Rwanda nayirangije? Ese uturere two mu Rwanda naturangije? Saba umva ururimi mvuga bo nabarangije? Ese ibihugu byo bitarageramo ubutumwa bwiza bizagibwamo nabandi? Ni tujya muri bihugu byose biteye imbere byumvise n'ubutumwa bwiza bikanabuhaga bikanabujugunya. Ese ahubwo ugiye nk'umumissioneri ko n'ubundi ugenda ukabwira bene wacu bavuga Ikinyarwanda bashobora no kumva ndi nahanga bakanyumva ndi hano ntanagiye. Simvuga ko Imana itagutuma, simvuga ko Imana itakohereza, ariko guhoza umutima ku by'isi no guhinduka umwanzi w'umusaraba umuntu atabizi. Ngiye kuvuga Icyongereza sinzi bagisoundinga neza. Watch out, ni bari watch out, ni bari wite ku byo wumva. Yesu yaravuze ngo mwirinde uko mwumva. Ibyo wumva bigaburira iki muri wowe? Mu mpera z'uyu mwaka kuvuyarara kuzuye nawe wakwemereye kwinjira mu mutima wawe. Imana itugirira ubuntu. Iherezo ryabo no kurimbuka kuko Imana yabo arinda ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahoza umutima ku by'isi. Naho twe iwacu ni mu ijuru aho umukiza dutegereje azava ari we Nyagasani Yesu Kristo. Iby'isi niyo babibonye barabyirata, ariko batari butubwira inzira babiboneyemo. Yari inzira mbi ntibazivuga, batubwira end result. Naguze inzu, naguze imodoka, batubwira resulta ya nyuma. Hagati aho ngaho hari umwanda n'amanyanga na manipulation ntago bahavuga. Imana itanga umugisha ubifatika, irabifite, ariko sicyo cyajyanye Yesu ku musaraba. Imana itugirira ubuntu. Ubuzima bwa Gikristo bwagenewe kutagira ahandi bureba. Muribuka ko intego yacu ari imwe, icyo ngamije nago gihinduka. Ntumbiriye Yesu, nifuza kumumenya. Haleluya. Icyo ngamije no kumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka bwe. Ubuzima bwa Gikristo rero ntago ntibwagenewe gukebakeba, bwagenewe kureba ahantu hamwe honyine. Mu Baheburayo 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 harabitubwiye. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Abaheburayo 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo yabahamije ibyo bizera. Haleluya. Muri bako twe tuvuye ku gice cya 11 cyabahamije ibyo bizera. Bamwe barakerewe inkerero, abandi bajugunywe mu muriro waka, abandi bajugunywe mu myobo y'intare, yewe ngo abandi banze gukizwa, banze ko babakiza, bahitamo gupfira ibyo bizeye. Nicyo gice cyari kivuye 11. Hanyuma 12 haratubwira ngo natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo yabahamije ibyo bizera. Barabihamije barinda bagera mu rupfu batabivuye, bahindutse abakunzi b'umusaraba. Ngo natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo yabahamije ibyo bizera, tureke ibitubuza gutambuka, tubireke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza, maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Tugomba kurangiza, haraho tugana. Natwe rero ubwo tuzengurutswe n'imbaga ingana ityo yabahamije ibyo bizera. Nukuri ibyo turimo sitwe ba mbere, sinatwe tuzaba banyuma. Niba umwami wacu atari yagaruka, hari abantu bahamije ibyo bizera, babigumbamo, babihagararamo, bahinduka inshuti z'umusaraba. Ngo tureke ibitubuza gutambuka. Nibiki bikubuza gutambuka? Nibiki bikuremerera bigatuma utaca mu nzira ifunganye? Ngo tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza. Ni ikihe cyaha gikunda kukuganza kikongera kikakuganza n'ejo kikakuganza, ukaba utarimo gutakambira umwami ngo akigukize, ukaba utarimo no kugihunga. Rega hari ibyaha bahunga bagakizwa n'amaguru, amaguru aya ngaya y'umubiri bagakizwa n'amaguru bakirukanka. Uko ucyegereye ukigwamo. Suko umwuka wera atavugira muri wowe, suko Imana itaguhaye imbaraga, ariko hari ibyaha bahunga bagakizwa n'amaguru. Hari amanimero babloka, hari abantu batitaba, hari abantu batajya muri rendezvous zabo. Ngo tureke ibitubuza gutambuka n'ibyaha bikunda kutuganza, ngo maze twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Twihatire kwiruka turangize gusiganwa twateganyirijwe tudacogoye. Hari ugusiganwa kuri imbere yawe kutari ukwanjye, nanjye mfite ukwanjye. Twiruke rero turangize tudacogoye. Umurongo wa 2 ngo duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, akaba ari nawe ukunonosora. Twavuze ngo abakristo bareba ahantu hamwe honyine, bareba kuri Kristo. Duhange Yesu amaso, yaba Yesu numwe. Duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, akaba ari nawe ukunonosora. Abakristo bareba ahantu hamwe kuri Yesu, kuri Yesu. Yesu si umusaraba manika mu cyumba uriho Yesu bambwe cyangwa atariho. Yesu si ishusho
Yesu tumusanga mu byo yavuze n'ibyo yanditse, tutumbira ibyo ashaka bigahinduka ubuzima bwacu, turamuhamagara mu gusenga kwacu, amagambo yakaba muri twe, amagambo yo niko kumutumbira. Ni ukwibaza ngo uravuga iki mwami muri iki gihe, ni ukwibaza ngo iyi situation ivugaho iki, ko nenda gufata decision, ese Bibiliya ivugaho iki, decision zawe ziyoborwa nande? Gutumbira Yesu ni gufata decision zanjye zikayoborwa nawe, izinyuranye nawe sinzijyamo nubwo zaba zinyungura. Kumubaza ngo Yesu uravuga iki, ese inyifato yanjye muri iki gihe yagombye kuyibihe, ese abakunezeza bitwaye bate muri iki gihe, abakobwa tungana bakunezeza bameze bate, abahungu tungana bakunezeza bameze bate, abagore b'ikigero cyanjye nk'iki cy'imyaka yanjye bakunezeza babayeho gute? Uko niko gutumbira Yesu, nukumubaza icyo abivugaho buri kintu cyose, nukutumbira wibaza ngo niki kikunejeje, ngo abari cyo umutima wanjye uhugukira. Duhange Yesu amaso, we nkomoko y'ukwizera kwacu, niwe wakomotswe no kwizera kwacu, ngo ni nawe kunonosora, niwe ukuzuza, niwe nkomoko y'ibyo twizera. Iyo tumuhanze amaso turabibasha. Ngo yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntiyita ku isoni bimutera, kuko yazirikanaga ibyishimo abikiwe, ubu yicaye iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana. Duhange Yesu amaso, we ukomokwaho no kwizera kwacu, akaba ari nawe kunonosora. Tumuhanga amaso twibuka ko yihanganiye kubambwa ku musaraba, ntiyitaye ku isoni umusaraba umuteye, kuko yazirikanaga ibyishimo abikiwe. Ibyishimo bikiwe ari byo kubona wowe nanjye n'abandi bihumbi bakizwa. Uyu munsi yicaye iburyo bw'intebe ya cyami y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nongere nkwibutse ngana ku musozo, muri Kristo ntibunguka inyungu z'isi, bahomba inyungu z'isi. Yesu yaravuze ngo nta muntu ufashe isuka areba inyuma, ukwiriye kuba uwanjye, ukwiriye kuba umwigishwa wanjye. Muri make nta muntu usubira gushaka inyungu z'inyuma, ukwiriye kuba umwigishwa wa Yesu. Ntibunguka, bahomba iby'isi n'inyungu zabyo n'irari ryabyo bagaburiraga kera. Mu Galatiya 5:24 haratubwira ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Kubamba kamere ntibirangira, ujya kumva ukumva guhagazemo, ukongera ukavuga hariya nanjye hano hamwe na Yesu ntukiri uwanjye, so ugomba kuntegeka. Mubiri wanjye namwe bingize nibyo niyumvira, mukwiriye kubaho munezeza umwami. Iki cyari kunryohera mu marangamutima, uriya muntu nari kumwishyura, uriya muntu nari kumusubiza, nari kumwereka ko muzi nzi n'ubwenge mfite n'ubuhanga, ariko kamere we ku musaraba. Hanyuma njyewe na Yesu dukomeze urugendo. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Intumbero imwe nibyo wadukijije ashaka, nibyo twifuza. Yesu yaravuze muri Yohana 4:34 ngo Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye no gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Iyi ntumbero mu mpera z'umwaka ntago tuyitakaza. Icyo tugamije ni kimwe, icyo tugamije ntago gihinduka, tugamije kumenya Kristo. Ibyo kurya byacu no gukora icyo wadutumye ashaka no kurangiza umurimo we. Intumbero ntihindurwa n'ibihe, ntihindurwa n'imyaka. Abantu bazakuvugiriza induru ngo urashaje, abantu bazakuvugiriza induru ngo ibihe byaragucitse, abantu bazakubwira byinshi bati ko se wowe ntugira n'ubwenge. Umwana umwe yanyumvishije ikintu yabwiwe n'umuntu kirantangaza. Aho umuntu yamubwiraga ati ko se wowe wabuze n'umukobwa uba mu mahanga ngo umwihomekeho akujyane, kandi ubwiye n'inama y'umukristo. Gushingira urugo ugira inama undi mwana w'umukristo utangira urugendo, umusore utangira urugendo rwa gikristo, uri umubyeyi mukuru, ukamugira iyo nama ngo wabuze n'umukobwa wihomekaho uba muri Amerika cyangwa mu bihugu by'i Burayi, waramubuze ngo umwihomekeho hanyuma kujyane. Imana itugirira ubuntu. Intumbero imwe, ibyo wadukijije ashaka, ibyo kurya byanjye no gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Yohana 9:4-5 nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ufite igihe wagenewe gukoreramo, iyo utagikoreyemo kiragucika. Ufite igihe nagenewe gukoreramo, ntagikoreyemo kirancika, habaje ibindi. Hanyuma ibindi byaza n'ibyo nagombaga gukora kiragiye bitarakozwe, nkamera nk'usibiye, nkamera nk'ugwingiye, umugambi w'Imana ugasa nkaho unsize. Iby'Imana yari integerejeho nkaba disqualified, nkuko Paulo yavuze. Igihe avuga ngo twaza umubiri we igitugu bwamaze kwigisha abandi, adasigara nawe ameze nk'utemewe. Ni ukuvuga ngo nshobora kuba disqualified mu migambi y'Imana. Imana yari igambire ko Rutansi azaba akuze kuri iki kigero cyo kurushaho gusa na Yesu, hanyuma Yesu akamukoresha ibi
hanyuma Yesu yaza kwa kundi wa wundi nyiri igiti yaje kureba ko cyeza imbuto, yaza kureba ubuzima bwa Hortense n'ubuntu Hortense yagiriwe, agasanga ntibihwanye, agasanga Hortense yarasibiye. Imana ibyo yari imutegerejeho nk'igikoresho cyogejwe gitunganyijwe, akaba arasibiye. Imana itugirire ubuntu. Mwire gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Hari igihe buzaba bwije ku buzima bwanjye, hari igihe buzaba bwije ku buzima bwawe. Ese uzaba warakoze ibyo wagutumye ashaka? Ese intumbero yawe ntabwo ihinduka? Ese ugamije ikintu kimwe? Kumenya Yesu. Kumenya Yesu mu bihe byose, ku manywa cyangwa nijoro, kumenya Yesu. Arongera atubwira ku murongo wa 5 ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Si ubuzima bwawe burimo buramurika ko nyuma y'uko abaye umucyo w'isi yadusigiye umurimo natwe kuba umucyo w'isi? Kumenya Yesu bizatuma ubuzima bwawe bumurika, bugenda burushaho kumurikira abandi. Uri umumaro mu bwami bw'Imana, wikwipfusha ubusa. Imana ikeneye abantu, Imana ikeneye abakozi, Imana ikeneye abo ituma. Nawe icyo ugamije nikiba kumenya Kristo, uzahinduka intumwa nziza Imana yakoresha. Ariko nuhitamo kunebwa no guhora urwingiye, uzahinduka igikoresho kitagira umumaro mu biganza by'uwagucunguye. Benshi twarasibiye, turangazwa n'ibintu bitandukanye. Ibyo umwami duhora tubikiniramo byahindutse imikino, kandi yaragiye ku musaraba ku bwacu. Iyo tutabikiniyemo, ibyisi biradukamura. Reka twongere tumusabe ubuntu bwo kumutumbira.